Ese wari uzi ko mu isi y'imirwano ya John Wick hari undi mukobwa w'umuhanga wihaye urugendo rwo kwihorera? Uyu sundi ni Roney, intwari nshya mu rugamba rudasanzwe rwa Berlin. Nyuma yo kubona umuryango we wishwe mu buryo butunguranye, Roney yiyemeje kugenda isi yose ashaka ukuri ndetse n'abo yagombaga guhorera. Afite umubiri watojwe nk'uw'umubyinnyi ariko umutima nk'uw'intare. Ntatinya urupfu. Mu rugendo rwe ahura n'abantu b'ingeri zose. Bamwe baramwiyegereza, abandi baramubangamira, ariko byose abikorera impamvu imwe gusa: kwihorera. Muri iyi filimi irimo imirwano ikabije, inkuru y'ubugome ndetse n'ubutwari, uraza gusanga ibitaramenyekanye ku isi ya John Wick. Ibi ni ibyahishwe kuri Roney. Ese azabasha kubona abagambiriye cyangwa isi izongera kumuca intege? Iyi niyo Ballerina, intwari itavuga byinshi ariko ikora byinshi bitandukanye. Iyi ni filimi nziza cyane irimo ikintu bita action. Ku bantu bakunda filimi zo kurwana, iyi filimi ntize kubacika kuko ni filimi irimo kwihorera gukomeye. Niba ushaka kureba filimi nziza ituma umera neza, iyi filimi ntigucike. Ngaho komeza ubane nanjye ku biganiro nkugezeho umunsi ku wundi, kuko kuri ino channel yacu ya Rukezo tukubwira filimi zigezweho wareba, tukakubwira ubuzima n'amateka by'abastari bo wakunze mu mafilimi atandukanye, tukakubwira utundi tuntu n'utundi ku ba celebrity bagiye batandukanye. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.